twongeye kubahereza ikaze mwese abakunzi b'ibiganiro bya Ardoan. Mukomeze kugubwa neza, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muri hose, yaba mu gihugu mu Rwanda cyangwa no hanze yacyo. Reka mbifurize umugisha mwinshi n'amahoro bituruka ku Mana. Uyu munsi rero sindi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, kumwe na Giselle Imfura ya Se nko bisanzwe. Imfura ya Se Giselle. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Giselle, wakoze cyane kwitabira, ariko ndifuza ko hari ibyo twaganiraho. Mbere yuko tubiganiraho nashaka kubaza, umuntu utakuzi wamwibwira gute? Umuntu utanzi, njyewe nkuko nababwiye amazina, nitwa Giselle Imfura ya Se, ntuye muri Gasabo, Umurenge wa Ndera, ndi umubyeyi w'abana babiri. Akazi nkora ndigisha ku kigo cya Ndera ECD Center, ariko ntabwo ari byo nkora gusa, hari n'ibindi nkora. Umubyeyi uri tout travaux. Reka turebe kuri kariyeri yawe y'uburezi, uhura n'impande zombi, yaba ababyeyi, abanyeshuri, ndetse na bagenzi bawe mukorana muri kariyeri yawe. Ese nibura ibi bintu wabitangiye ryari? Kariyeri y'ubwarimu wayinjiyemo ryari? Nayitangiye 2019. 2019 natangiye kwigisha, kugeza n'ubu ngubu ndacyabikora, kandi numva mbikunze cyane kuko ni umuhamagaro wabyo, niko nabivuga. Ndimo numva mbikunze, kandi nkaba numva hariho bose bankenera kwigisha, guhera cyangwa se kuvuga ku biganiro bijyanye n'abana. Ndahari, ndi tayari. Aho ni sawa cyane. Mbere kariyeri y'ubwarimu bwanyu abantu ntabwo bayikundaga, ariko ubu basigaye bayikunda cyane. Basigaye bayikunda. Hari n'akantu k'ikofi kariyongereye kaza. Mbere wajyaga ubona nta urugero rwose batanze batanga ku barimu, isukari nk'iy'abarimu, agashara k'abarimu, ariko ubu ngubu rwose ibintu bimeze neza cyane. Mu burezi rero tugaruke ku bana. Ese abana ku ishuri uri kwigisha, ufatanya n'abandi babyeyi kurera, ese ubona imyitwarire y'abana muri iki gihe bimeze gute? Abanyeshuri wigisha ubona bimeze bite, imyitwarire yabo? Ku ruhande abana mporana nabo, ku ruhande rwabo bamwe ni rwiza, abandi nyine ntabwo ari rwiza kubera impamvu runaka zishobora guterwa n'ababyeyi, cyangwa zigaterwa n'abaturanyi, cyangwa aho abarezi babo baba bari kumwe mu rugo. Muri kariyeri yawe y'ubwarimu umazemo imyaka ishyira muri 7, ntabwo ari imyaka mikeya, wari wahura na kesi yo kuba umwana yasiba ishuri cyangwa yava mu ishuri biturutse nko ku miryango, ku babyeyi? Yego, bikunda kubaho cyane. Agasiba ishuri bitewe no kwenda yarwaye, cyangwa se agasiba ishuri bitewe n'ababyeyi. Twebwe nk'abarezi dufite inshingano zo kumenya ngo umwana ese ko yasibye umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, byagenze biti. Ushobora guhita ubibwira uyoboye ikigo, akaba yabasha guhamagara umubyeyi we akamubaza impamvu. Hari abasiba rero bitari impamvu z'uburwayi, ahubwo ari impamvu z'ababyeyi. Sinzi ko nabikomozaho, ugasanga niho bahoteye nk'umwana, bamuvanye mu ishuri akavamo, ariko ntanabimenyeshe ubuyobozi bw'ikigo. Ugasanga bivuze nyuma, cyangwa ashaka kukubeshya, ariko wakurikirana amakuru ugasanga niwe bwite, niwe wamwikuriyemo. Ese buriya uba ubona biterwa n'iki ko umubyeyi ashobora gukura umwana mu ishuri?
Impamvu ni nyinshi zishobora gutuma umubyeyi akura umwana mu ishuri, ariko ntabwo nanone zumvikana pe. Ku ruhare rwanjye umwana ni ishema ryacu, niwe ejo hazaza, niwe uzagira akamaro kuri wowe. Cyane cyane rero bikunda kuba ku babyeyi batumvikanye nko mu rugo, umugore arahora atongana n'umugabo, ugasanga kenshi na kenshi ngo minerivare ngo yanze, cyangwa se imyambaro yabuze, umwana ugasanga ari kugiriramo ibibazo, ugasanga umugore arahukanye ajyanye umwana kubera ko akwivumbura nyine avuga ati nta kundi ndagiye, niba tutari gushobokana mu rugo mfasha abana banjye ndabajyanye, ugasanga arabajyanye, umwana atakaje ishuri gutyo, kandi n'aho agiye ntabwo aba agenda agahita amushyiramo yongere yige, ugasanga umwana amaze nk'iminsi atari kwiga cyangwa amaze igihe atari kwiga bitewe n'izo mpamvu. Ahubwo hari n'icyo kuba usanga umubyeyi afata umwana akamubwira abanza ujye gutashya urabizi? Banza ujye gutashya cyangwa ujye kuvoma, banza ukora iyi mirimo iyi n'iyi, ugasanga umwana wenda w'imyaka nk'irindwi bamusibije ishuri kubera icyo kintu. Ibyo bintu rero bibaho kenshi, cyane cyane sinzi mu mijyi nimba bikunda kuba. Mu mujyi nta mu mujyi nta gutashya byo utundi babakoresha nutwo tutajyanye no gutashya, ariko ibyo bintu gukoresha umwana imirimo ivunanye akiri mutoya ntabwo ari byiza. Hari imirimo ivunanye, hari uturimo dutoya wakwigisha umwana, ariko icyo nita imirimo ivunanye nicyo warumbwiye, ukaba wafata umwana ukiri muto mu myaka guhera kuri 3 kugera kuri 6 cyangwa kuzamura, ariko atarageza imyaka y'ubukure, ugasanga uramuha imirimo igoranye. Kuba wafata umwana ati tugende guhinga ahantu runaka, ikorera ijerekani urugero, kandi ni umwana ukiri muto mu myaka 6, cyangwa ikorere ikintu kimuremereye kandi nawe ubibona, nabyo biri mu ihohoterwa, twabyita ihohoterwa. Uwamukoreye ihohoterwa rimukandamiza, rimukoresha imirimo ivunanye. Igihohoterwa rero rikunda gukorerwa mu ngo, turyita ihohoterwa rikorerwa mu ngo, cyo kuba wahohotera umwana gutyo ukoresheje umuha imirimo itamukwiye. Ubundi imirimo ikwiye nk'umwana ni nk'iyihe? Umwana ukiri mutoya hari uturimo agomba gukora. Umwana ukiri mutoya ashobora kumutoza isuku runaka, kuko no mu ishuri turabibigisha gukora isuku. Ukaba wamuha utwumvo dukeya, ibikombe nka 2, utangira kuri duke ukamubwira ati tungu tuwatwoza, dore ko batugenza ni gutya, hano ku ishuri tuba tubyiga turabibigisha. Kuba wamutoza kuba yasasa aho abyutse, nabyo ni dutoya, n'uturimo duto tuzagenda dukura, ariko bidashatse kuvuga ngo wa mwana we uno munsi uri guhetse mugenzi wawe, wenda niba amajwi bayimukurikirana, no munsi simari cyangwa se mfite imisiri ngiye gukora kuri babandi bagira ibiraka, yenda uririrwa ufashe murumuna wawe umuheke uteke. Ari abana b'imyaka 4, 5 ushobora gusanga babasigiye imbabura ngo uze guteka ibiryo by'abana, cyangwa uteka igikoma. Hari ahantu bijya biba ku bana, hari naho nabibonye. Gusa umwana ntabwo yagiye kwiga se byagenze gute, ngo ejo niriwe ngo mfite umwana wo mu rugo, ngo mama yambwiye ngo nsigare ntetse ibishyimbo kandi nze guteka n'ibi. Ibyo ntabwo ari byo. Urumva iyo mirimo uri kumuha ntabwo iri ku rwego, ntabwo ari yego azabikora, hari nuko ugomba kubimwigisha, ariko bitashobote kuvuga ngo umuhaye umurimo urawumutegetse, aracyari umwana muto. Abantu mubikora rero mugerageze mwisubireho, mugire icyo mwahindura, kandi kubuza umwana kwiga rwose ntabwo ari ikintu cyiza. Ikindi kuvunisha umwana nabyo ntabwo ari ikintu cyiza. Reka tugaruke tujye mu ihohotera rikorerwa abana, tusesengure. Ese wowe ubona nk'ihohoterwa rikorerwa abana ni kenshi usanga yaba wambwiye ati hari ihohoterwa rikorerwa mu ngo, hari ihohoterwa rishobora gukorerwa ku mihanda cyangwa ku ishuri, cyangwa na sobanure. Abana rero bakunda kugira ihohoterwa rikorerwa mu miryango, nyine aribo abana baturuka, cyangwa ihohoterwa rishingiye ku muco, ndaza kubisobanura, cyangwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
usanga akenshi ihohoterwa dukunda kumva ntirishingiye ku gitsina cyane, usanga umwana yafashwe ku ngufu batangana, akenshi hari n'ababihisha ntibabivuge, ariko cyane cyane rikorerwa mu miryango byo kumva umwana wamusigiye, ababyeyi bakaba bafite umwanya cyane wo kujya mu kazi, bawuhaye akazi cyane, ariko umwana ntibaze kumwitaho ngo bamenye se aho yiriwe bimeze bite, ese abo birirwanye bamufashe bate. Ugasanga wamusigiye nk'umukozi umurera mu rugo, ugasanga yamutoteje, yakubise, yamututse, yamuhaye ya mirimo n'ubundi ivunanye, iyo wamusigiye gukora bwamubwira ati ngwino hano uzuyikore nawe, ugasanga umwana nyine ari kumuhohotera muri urwo rwego. Ku babyeyi rero mu ngo nabo bajya bagira ihohotera rikorera yego, bakaba umwana n'uwawe yego, ariko ugasanga umubyeyi nimba umwana akoze ikosa nta kumuganiriza, ahubwo ni ugukubita. Usanga uvuye mu kazi nimugoroba barakubwira ati runaka yakoze ikosa, ahubwo aho kugira ngo umwicaze umuganirize, ahubwo ufashe inkoni, nta kubitekerezaho, nta kumuganiriza, se ibintu wabikoze gute, byatewe n'iki, ufashe inkoni urahondaguye. Iryo ni ihohoterwa, uri kumukubita ntabwo byo bikuraho icyo kintu yakoze. Umwana azabishyira mu mutwe, ajya ahora avuga ati ninkora iki kintu mama arankubita. Urabona uzasanga n'umwana nimba agiye no kwiga afite agahinda gakabije byatewe n'iryo hohoterwa yagiriye mu rugo. Ku ishuri se abana bo nta hohoterwa bajya bahura naryo buriya? Ku ishuri rero umwana kereka gukubitwa, ariko ntabwo umurezi agikubita umwana, bidakunda. Nkaho nigisha rwose inkoni, ntabwo umva kwigisha umwana kera byabagaho, kera igiti twarakiriye kiryaga. Izo ni uko umwarimu wanyigishije yaragukubitaga ikibuno ku buryo no kwicara byagoranaga. Ejo ukavuga ati noneho ejo ninjya ku ishuri bizagenda bite se, noneho n'iki ngiki yakimpaye ngo ngikore bizagenda bite. Ugasanga n'abana bamungane baretse n'ishuri kubera iki? Kubera ababarera ku ishuri. Ariko ubu ngubu ku ishuri ngira ngo ikintu kigura abana gutinya inkoni nabyo biri mu bibi bituma umwana ava mu ishuri. Ariko ubu ngubu aho nigisha ntabwo bihaba, nta nkoni haba pe, wanagusanganye biba bibi. Ubwo abarezi mudukurikiye rero rwose mugikoresha iyo systeme ya kera y'igiti, mugabanye murekere mucere biraro, nkunda kuvuga mucere biraro. Ukiri aho ngaho hari akantu uvuze unyibutsa, njye nanjye n'umwana nigeze gukubitwa ku ishuri, twagiraga umwarimu wadukubitaga mu kiganza, yigeze gukubita mu kiganza. Naho bose barahamutse, no mu birenge. Mu birenge ntabwo nakubiswe, ni mu ntoki, ku kibuno, ariko inshyi no ku nkuru, ugutwi gusa nigeze kurwara ugutwi kubera umwarimu yahoraga akurura agakubitamo. Ntabwo ari neza kandi rega yaba abarezi batureba, yaba ndetse n'abandi muri rusange, buriya umwana ntago ibitekerezo by'umwana cyangwa mu mutwe w'umwana hajya hangirika ngo yibagirwe buri kimwe cyose, kuko umwana aribuka akibukana cya kintu wamukoreye afite imyaka 3, kuko ngiye nk'ibintu byambaye afite imyaka 3 ndabizi ndabyibuka. So urumva rero mwitwararike, umwana n'umutware, ukandagira akana ntaho nyora, mujye mubimenya. Ntago ndi butinde kuri iki kintu cyane kuko cyo kirasobanutse, abantu bacyumve, banigaye n'abagikora bigaye. Umuntu ugihohotera umwana rwose yigaye. Ikindi kandi n'umubyeyi ugitekereza ko umwana ashobora kumubuza ishuri cyangwa kumukorera kumuhereza akazi k'imvune kavunanye, babigabanye, babireke kuko ntabwo kubigabanya ntabwo bihagije, ahubwo ni babireke bisubireho, tuyoboke inzira yo kubaka iterambere ry'umwana, kuko ntekereza yuko umwana ejo he ni heza, kuko twebwe dukuze turi kuvamo, turabyina tuvamo cyane, ariko abana ni abajyambere. So hari kampeni ya umwana wese yige. So buriya iriya kampeni nubwo utayumvisha ibintu byinshi, wowe ugenekereje nk'umurezi uba wumva
nk'umusaruro wayo waba nk'uwuhe cyangwa target yayo imeze gute? Target yayo ni ukugira ngo wumva hari nk'abantu bavuga ngo nta bushobozi bafite kugira ngo umwana impamvu atiga nta bushobozi buhari, ariko ndi kumva kuba barashyizeho umwana wese yige, ndi kumva yaba ari umukene yaba atifashije nyine, ndi kumva umwana yakagombye kwiga akitabira ishuri, cyane cyane ko ubu ngubu ibigo bya leta birahari, umwana ntabwo yishyura menshi, igihumbi cyonyine, kandi nacyo ni igifunguro ryo ku ishuri. Nta bushobozi burenze cyane ku buryo bavuga ngo umwana unabuze aho mushyira kubera aha ngaha banyishyuza amafaranga menshi. Uburezi rwose buri gutera imbere, nta mpamvu yo kuba umwana atakwiga nyine. Umwana wese agomba kwiga, nta kintu ugiye kuvuga ngo byagenze gutya. Reka tugire icyo tuvuga ku kintu kijyanye n'abana bo mu muhanda. Abana bo mu muhanda ubibona gute, ubyumva ute, wowe n'iki wifuza kuri bo ku bwawe? Buriya abana bo mu muhanda iyo mbabonye numva mbabaye. Kuri njyewe numvaga yuko kera nibigenda neza nzajya mfasha abana cyane cyane bo mu muhanda, kuko nkunda abana cyane. Bivuze gutyo nanjye hari abagiye bamfasha, ndanabashimira cyane, bagiye bamfasha muri ubwo buryo bw'imyigire cyangwa kubona ibindi umwana akenera. Abana bo mu muhanda rero icyo nabasabira ni uko ubuyobozi nyine bwakomeza gushyiramo imbaraga cyane mu kubafasha bakava kuri iriya mihanda bariho, nabo bakabona imiryango, bakabasha kwitabwaho nk'abandi. Abana bo ku muhanda n'umuntu uwo ari we wese ufite ubushobozi cyangwa ufite uburyo, ufite ikintu yakora, bariya abana ni ukuri tujye duhora tubatabariza, tubasabira ko uwaba ufite ubwo yabafasha rwose yabafasha, kuko ntabwo buriya buzima ari bwo baba barahisemo. Gusa hari n'ikindi kintu kimwe wenda nkiri aho ngaho, harimo ababyeyi bohereza abana ku muhanda. Hari ababyeyi bohereza abana ku muhanda, ugasanga yohereje umwana ku muhanda ajye gusyaga. Gusyaga urabizi? Ndabizi. Bajye gusyaga mu makarase, inzuma. So ntabwo biriya bintu ari byiza, ntabwo ari byiza. Ahubwo umwana ikintu cya mbere dukwiye gukora ni uko twamujyana ku ishuri. Ikintu cya mbere dukwiye kwitaho cyangwa gukora ni uko umwana twamujyana ku ishuri, umwana wese akayoboka inzira y'ishuri, akiga, agatera imbere. Ikindi, na wa mwana udafite umuryango uri ku muhanda, reka twe kumubona ngo tumurekere aho hantu, kubera yuko hariya hantu nawe azahabyara undi mwana. Tuvuga urugero nk'umwana w'umukobwa uri hariya ku muhanda, niwe uzasanga atwitiye ku muhanda, nawe akabyarira ku muhanda, bikomeze gutyo bibe uruhererekane, usange n'ubundi nta garuriro. Ariko mu gihe umuntu afite icyo gukora cyangwa ashoboye kuba hari ikintu yakora, please turabinginze mureke dushyigikire bano bana, tubakure ku muhanda. Tugerageze turebe ufite ubushobozi uwo ari we wese agerageza agira icyo yakora, ndetse n'undi muntu wese ufite igitekerezo cy'ikintu cyakorwa kugira ngo umwana wese akorerwe ku muhanda, uri ku muhanda yagira icyo avuga cyangwa yagira icyo agikoraho. Cyane ko Gisele nizo ntumbero ze, abavuga ngo bigenze neza nicyo kintu yazakora, yazagira abo afasha, by'umwihariko bari abana bo ku muhanda. Rero reka nkubwire ngo utarapfa ntakirapfa. Ako kantu ubundi, kandi mu Mana byose birakunda, birashoboka. Yego, tujye twizera Imana, dushyiremo n'imbaraga, mu gihe tutarapfa ntakirapfa. Hari ikindi kintu wabwira abadukurikiye? Ikindi kintu nakongeraho, wenda twavuze kuri iryo hohoterwa rikorerwa mu ngo, mu miryango. Iryo hohoterwa rikorerwa mu miryango rero ushobora kurikorera umwana, ejo n'ejo bundi ugasanga ahubwo hari irindi agize ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubera cyagiye nta mwanya wamuhaye, ntabwo wagize umwitaho, ubundi umwana mu rukundo abe inshuti yawe, abashe kukwiyumvamo,
cyane cyane njya mbibona no ku ishuri, umwana buriya agira urukundo, buri muntu wese amwiyumvamo, ariko yiyumvamo umuntu wamuhaye umwanya hanyuma azakubwira buri kimwe cyose, unamugire inama. Hagati aho ejo atazagira ifatwa ku ngufu bitewe n'abamushutse. Ikindi nakongeraho, tukiri aho utaragira ikintu wongeraho, tubanze tuvuge kuri iki kintu cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Nk'ababyeyi bahisha ko abona umwana we yafashwe ku ngufu, ibyo bintu agatinya kubivuga. Wenda ni umugabo we wafashe umwana, wenda umwana we si uwe, cyangwa ariko twigeze tunabyumva ko hari n'ababyeyi basambanya abana babo, ugasanga ngo ntiyishyira hanze ntagira gute. Ibyo bintu byo tubivugeho iki? Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza. Kuba umwana yafashwe ku ngufu, umubyeyi agaceceka ngo ari umugabo wamufashe ku ngufu, cyangwa se umugabo wese ni musaza wese. Ibyo bintu hari aho bijya biba. Story nzi y'ahantu runaka byabereye, ariko Imana yarahabaye, umugore yaracecetse ariko aza kuganira n'undi arabimubwira. Uwo yabibwiye rero niwe wahise ubijyana bivuga. Ababyeyi rero bashobora kuba abana babo bakorerwa ihohoterwa bagaceceka, bamenye yuko igihe byamenyekanye nabo ubwabo baba bafatanyije n'uwo muntu bafashe icyaha, baragihisha, ubwo bafatanyije icyaha n'uwagikoze. Icyo gihe bimenyekanye, ubuyobozi bw'ibanze urabikubaza, urabyishyura pe. Tugerageze gutangira amakuru ku gihe, kandi nibyo bizadufasha no gukumira icyaha kitaraba. Iyo slogan turayigira muri Peace Volunteers. Tugomba kuba ijisho rya mugenzi wacu, ndetse tugatangira amakuru ku gihe kugira ngo tubashe no gukumira icyaha kitaraba. Kandi ntekereza ko ari cyo kintu cyadufasha no kubaka u Rwanda twifuza. Hari icyo wari ugiye kongeraho mu kanya? Icyo nari ngiye kongeraho, Munyarwanda nawe Munyarwandakazi, twagakwiye gukumira tukanarwanya ihohoterwa rikorerwa abana, twese twivuye inyuma. Kuko njyewe aho ndi nshobora kuba ari amakuru nabona nkayatanga, ariko nawe aho uri tutari kumwe aka kanya ushobora kumenya umuntu bahohoteye, umwana bahohoteye, ushobora kugana ubuyobozi bukwegereye ukaba wabubwira amakuru mbere ku gihe nanone, cyangwa se niba wumva ko ubwawe ariko nta muntu wabwira ayo makuru ngo ajye kugutanga, amakuru yawe watanze aba yizewe, kandi bagashaka amakuru yimbitse neza. Ntabwo uzagenda uvuga ngo niwe wabivuze, wigira ubwoba ngo ugire ipfunwe, kuko kwihoterwa iyo ryakoreye umwana. Ariko se ubundi ubivuze wabiki? Buriya hari abantu nyine bavuga ati siniteranya, nimba ari umugabo wanjye yampahiraga, ariko ibyo bintu iyo byageze ku mwana, ngiye ku mwana rwose, ariko umwana yaba ari uwanjye yaba ari uwawe, umwana wese ni uwacu, ni ishema ryacu. Niyo mpamvu rero umwana n'ejo hazaza, guceceka bireke, vuga. Kandi nawe uramutse ubikoze, hari ibyo wakoraga mu rugo ukagira ngo ntabwo ari uguhohotera umwana, ariko niba ubyumvishije hano wumvishe ko hari ihohoterwa rikorerwa abana mu rugo bitewe n'imirimo ivunanye, kubabuza ku nkeke, kubatuka, kubabwira ntabwo ashoboye, ntabwo akoze iki, umva bireke. Ejo n'ejo bundi utazasanga bigushyize mu mazi abira. Gisele, urakoze cyane. Namwe murakoze kuba mwanyakiriye. Ibiganiro bya Ardoine rero nakagaruka. Reka tubashimire mwebwe mwese twabanye muri aya masaha. Reka babwire ngo mugerageze, mudufashe, mukomeze gukora subscribe, like, share na comment. Ndetse kandi aho muzajya mubona turi kubikora nabi cyangwa neza, mutubwire tugire icyo twongeramo. Kandi n'abantu mwifuza ko twazabazanira, mutubwire, mutumenyeshe, tubabazanire, muganire nabo, ndetse mugire n'icyo mubabaza. Ukeneye rero kugira icyo wabaza Gisele cyangwa inyunganizi watanga kuri iki kiganiro cyacu, bishyire muri comment. Jya muri comment hasi aho ngaho ubishyire mu byandike. Comment turazisoma, turanazisubiza, ndetse kandi n'undi muntu ufite icyo yifuza kuba yatuganiriza, uce muri comment utubwire uti ndifuza ko nanjye
naganira namwe, hari icyo nifuza kuba nababwira, rwose ni karibu, imiryango irafunguye. Murakoze rero, reka tubashimire, mwari muri kumwe nanjye Emmanuel Nyirurugo, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.